imodoka ukava ahangaha usize umugore n'abana ukagenda ukajya Dubai ujyanye umugore w'umuturanyi. Imana ibi bintu irabizi. Wowe unkurikiranya aya masaha, ubu butumwa n'ubwawe. Nkutumweho aya magambo akomeye avuga ngo, ijambo rivuga ngo wandikire marayika w'itorero ry'i Philadelphia uti, uwera kandi w'ukuri, ufite urufunguzo rwa Dawidi, ukinga ntihagire ukingura, yakingura ntihagire ukinga. Aravuga ati, nzi neza, nzi imirimo yawe. Ndashaka kukubwira ko Imana intumye ngo nkubwire ngo ibyo ukora Imana irabizi, ibyo uvuga Imana irabizi, imirimo yawe ukora abana b'abantu batazi Imana yo mu ijuru irayizi. Imana izi imirimo yawe, Imana izi kuvuga, Imana izi ubuntu ugira, Imana izi uburyo uyikunda, Imana izi uburyo uyisenga, Imana izi uburyo uyitaho, Imana izi uburyo uhangayikishwa n'umurimo wayo, Imana izi uburyo ukunda abantu. Imana irabizi neza, irabizi neza. Imana ikuza utega imodoka ukava ahangaha usize umugore n'abana ukagenda ukajya Dubai ujyanye umugore w'umuturanyi. Imana ibi bintu irabizi. Imana izi neza uburyo ki ufasha umuturanyi ukamugaburira yarashonje. Imana ibi bintu ibizi neza. Ibyo abantu batazi Imana irabizi, ibyo abantu batabona Imana irabizi. Imana izi neza buryo ki ugira umutima mwiza wo gukunda abantu, wo gufasha abantu, wo gushaka kugeza abantu, no kuvuga ngo mwiyerekwa aho Imana irimo ibasunikira. Imana ibyo bintu ibizi neza. Bibiliya iravuga iki? Iravuga ngo mumbwirire ko, iravuga ngo nzi imirimo yawe. Ndimo ndavuga imirimo. Wa musore w'Imana irakuzi, aho wicaye muri ghetto ibyo ugikorera mirabizi. Wa mukobwa w'Imana irabizi, iyo uvuga ngo ugiye muri anniversaire y'umwana mwiganye, nuvuga ngo imirimo yawe irayizi. Wa mubyeyi we ibyo ukora Imana irabizi. Wa mugabo w'ibyo ukora Imana irabizi. Uko ugambana mu kazi Imana irabizi. Imana izi imirimo yawe. Ijambo rivuze iki? Iravuga ngo uwera kandi ukuri, ufite urufunguzo rwa Dawidi, ukinga ntihagire umuntu ukingura. Ibintu byose bigira kode, bigira password. Ibintu byose aho biva bikagera bigira kode. N'inzu yiwawe buriya kode ni rufunguzo rwawe, kuko ikimenyimenyi iyo haje undi muntu afite urundi rufunguzo nango rwajyamo. Ibintu byose bigira kode. Imana ishobora byose yabihaye kode. Iravuga ngo kandi dore nshize. Haleluya. Ijambo rivuze iki? Iravuze ngo dore rero wowe rata wabaye inkora mutima yanjye, ukanga ubugome, ukanga ikibi, ukuhinza ikibi, ugaharanira gukora icyiza, ukagisimbuza ikibi. Iravuga ngo umva rata, nzi neza iyi mirimo yawe ndayizi, yaranditswe mu gitabo. Iravuga ngo dore rero nshize imbere yawe urugi rukinguye, nta muntu n'umwe, nta cyaremwe, nta kinyabubasha, nta kinyabushobozi, nta kinyembaraga cyaba gukinga uru rugi nkinguye. Imana ikinguye urugi rw'umugisha ku buzima bwawe. Wowe womatanye n'Imana, womatanye n'Imana, baravuga ni wayivaho, barakurwanya ni wayivaho, baragusebya ni wayivaho, inzara irakwica ni wayivaho, abagabo baraza ni wayivaho, abasore baraza ni wayivaho, abakobwa baraza ni wayivaho. Wewe womatanye n'Uwiteka. Umva icyo Imana ivuganye nawe. Iravuga ngo dore nshize urugi imbere yawe, kuko nta ubasha kurukinga, nta munyabubasha, nta munyembaraga, nta muzimu wa kumanywa, nta muzimu wa ninjoro, nta hembe ry'amanywa ryabasha gukingura urugi nkinguye mu izina rya Yesu. Imana ikinguye urugi rw'umugisha imbere yawe. Iravuga ngo kandi nzi neza yuko uri umunyantege nkeya, ariko ukitondera ijambo ryanjye. Ndimo ndavugana n'umuntu witondeye ijambo ry'Uwiteka Imana. Ndimo ndavugana n'umuntu wabitsije. Bibiliya iravuga ngo nabikiye ijambo ryawe mu mutima wanjye kugira ngo ntagucumuraho. We wabitse ijambo ry'Imana ukaribika kure mu mutima, ndetse igaherekezwa n'imirimo myiza. Imana ikinguye urugi rw'umugisha ku buzima bwawe. Imatola kosive maye.
asante Kristo. Imana ikinguye urugi, umva ikintu Imana ikoze. Hari ibintu ikojeje isoni. Ikojeje isoni ikintu cyose cyashakaga kukurwanya. Ikojeje isoni hari ibyo abantu bibwiraga, hari ibyo abo mu bana bibwira, hari ibyo abantu bibwira, hari ibyo abapfumu bibwira, hari ibyo abarozi bibwira. Bibwiraga ko utabyaye none urabyaye, bibwiraga ko utazasama none urasamye, bibwiraga yuko utazabona akazi none urakabonye, bibazaga ko utaziga none urize. Kuko Imana ikinguye urugi. Urugi ndimo mvuga, inzugi ziratandukanye. Hari urugi rwo gutunga, hari urugi rw'umugisha, hari urugi rwo kubyara, hari urugi rw'amagara maze. Imana ikinguye urugi ku nkoramutima zayo. Ni ukuvuga ngo wowe wabikiye ijambo ryawe mu mutima wanjye, ukanga ikibi, ukihunza ubugome. Ni ukuvuga ngo ijambo rivuze iki? Ngo kuko wabitse ijambo ryanjye mu mutima wawe, nicyo gitumye nanjye Uwiteka Imana hari ibyo nkojeje isoni. Bibiliya yavuze ngo uwukinga ntihagire uwukingura. Aravuga ngo nzi neza imirimo ya, nzi ko uri umunyantege nkeya, ariko kitondera ijambo. Ndetse ikindi gikurikiyeho, hari abafata ijambo ryo kugusebya bavuga yuko wishamangaza, bibwira yuko ni ukuvuga ngo ushyanuka. Imana ishizeho akadomo. Vuga ngo ishizeho akadomo. Ishizeho akadomo. Muvandimwe, hari icyo Imana igiye gukora ku buzima bwawe, wowe womatanye n'Uwiteka. Mushoje ngirane mwe mu nkurikiranye, niba wari ufite defo, hari aho wabona gutuzuza neza, iyuzuze n'Imana kugira ngo Imana ikurwanirire. Ijambo ravuze ngo we ubera kandi ukuri ufite urufunguzo rwa Dawidi. Nubwo ngo ibyo ukeneye biri mu biganza by'Imana, ibyo ushaka biri mu biganza by'Imana. Mu biganza by'abantu nta kintu gihari. Mu biganza by'abantu harimo amatiko. Umuntu araguha erekeje akagukubita, ikiganza kiguhereje nicyo kigukubita urushyi. Umuntu akuzamura mu mwanya eje akaguhanurayo, ariko Imana iyo kuzamuye nta wakumanura. Imana iguha umugisha muvandimwe kandi kugirire neza. Shalom, shalom.